niba umuntu agiye kwereka ngo ibintu bya online bitanga amafaranga, ibintu byose bitanga amafaranga, kimubaza ngo nukamubaze ngo barashora se oya, cyenisha cyubujije. Kimubaza ngo ni ryari uhombera muri ibyo bintu, ni ryari bunguka, niki cyo kiri muri riske, cyane kimba nakoze, niki mba nashyize muri riske kugira ngo nanjye mbone iyo nyungu uri kumbwira nzabonera muri ibyo bintu. Siko bimeze. Ariko wowe barakubwira ngo ibintu bya online ngo bitanga amafaranga ngo bita forex, ukandi ngo bimaze gukiza abantu. Abo bantu ntago bazi, ntago uzi ibindi bintu bakora. Bafite andi maduka bacuruza, bafite ibarandirodi, bafite amazu akodeshwa. Ariko wowe uri hari ufite ibintu wikoreraga bisanzwe bigwa dufaranga dukeya, ugiye kwita ubivamo nguze muri forex. Forex uyikora neza iyo ufite akandi kazi cyangwa ufite indi source of income. Kuko forex ntago ari ahantu batoragura amafaranga, ni ahantu ushyira amafaranga ukayabyaza andi, ako ya mafaranga yashizemo ari muri risk ashobora guhomba anytime ukoze amafuti runaka ashobora gushya. Ntago ari ahantu rero baza gukorera, ntago ari urusimbi, ntago ari ahantu uza gukorera amaje zibyara amafaranga. Ujye mutekereza ariko ikintu cyunguka cyanahomba.